ibirari by'ubutegetsi. Spy is a criminal. To be an spy is very bad. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvions donc pas la payer. Roza Kabuye bitaba ibyo tugatangira kuboyikota produits z'Abafaransa muri East Africa. Isasu ryarashwe rigomba kwica Nkrumah, uwamurindiraga umutekano bwa Salif Dagarty ajya hagati ye n'iryo sasu aba ari we rihitana. Yabikoze nk'usa mu mupira ngo utinjira mu izamu, iryo sasu niwe ryishe. Niwe wamenye icyo bisobanura kurinda umutekano wa perezida, ariko mu gisobanuro nyacyo cy'izo nshingano byamugize umwe mu barindira umutekano abakuru b'ibihugu bakoze akazi kabo uko bisabwa kugera no mu rupfu apfira uwo yarashinzwe kurinda. Salif Dagarty yishwe n'isasu ryari rigenewe kwa Nkrumah, ariko ubwo byari ku nshuro ya 5 mu bitero 7 byagambiriye guhitana uyu perezida wa mbere wa Ghana. Buri gihe Salif Dagarty yari amuri ruhande, kandi buri gihe akahamuvana ari muzima. Bibiri nibyo byakozwe Dagarty atakiriho. Perezida Nkrumah mu bitero byamugabwagaho umusubirizo, iyo bitabaga ari amasasu bamupimaga ibibombe biremereye ngo bamurimburane n'ubutaka, bigakorwa ku rugo rwe cyangwa ku biro aho yakoreraga, ndetse no mu ngendo z'akazi hirya no hino imbere mu gihugu. Ni ibitero byinshi cyane Nkrumah yasimbutse akabyivanamo ari muzima, hagasigara inkomere nyinshi. Abandi nka Salif Dagarty wamurindiraga umutekano bo nta mahirwe bagiye babigwamo. Ariko reka tunabanze turebe impamvu Nkrumah yahoraga agabwaho ibitero byinshi bene aka kageni n'uburyo nawe yabyitwayemo, kuko benshi bamugiraga n'inama zo kurimbura abataravugaga rumwe nawe, kuko bemezaga ko buri gihe ari bo bagambiriraga kumuhitana. Ubundi umuntu ku giti cye guterwa bombe ntibisanzwe. Birasanzwe hari kuba ari umujyi waraswaho ibisasu nk'ibi biremereye, inyubako ndetse n'ibindi, ariko umuntu ku giti cye kwa Nkrumah yarahizwe bikomeye. Inshuro zisaga 7 zose hari abazanye intwaro zitandukanye bagambiriye kumuhitana. Nawaza kumenyekana nk'uwari wihariye mu buryo bwo gucika babaga bagambiriye kumwica, akivana kenshi aho babaga bamutegeye mu buryo bwatunguranaga. Ubwa mbere byatangiye ku itariki ya 10 mu kwa 11 mu 1958, nuko rimwe Nkrumah yicaye iwe mu rugo mu bihe by'imbeho ikomeye, haduka urubombe rutura ruza ruvuza ubuhuha, rwahuranye inzu yari arimo irasenyuka, igisenge nacyo kigwa hasi. Byemejwe ko iki cyari igikorwa cy'umwe mu bo batavugaga rumwe utaramenyekanye. Ntawaguye muri iki gitero, na Nkrumah ubwe yahavanye udukomere tworoheje. Nyamara byari bibaye itangiriro gusa mu rugendo rurerure rw'ibitero byinshi cyane bari bagiye kujya bamupima ibisasu nk'ibi kenshi hagambiriwe kumuhitana. Ikindi gisasu kiremereye bya bindi bya muzinga kwa Nkrumah bongeye kukimupima mu kwa 8 mu 1962, ubwo yari yagiye guhura na Maurice Yambego wari perezida wa Haute-Volta Burkina y'ubu. Hari mu gace ka Tenkodougou ku mipaka ibihugu byombi Ghana na Burkina Faso bihuriraho. Baratandukanye maze Nkrumah yihibyo guhagarara mu nzira ahitwa ku Rugungu, kandi bitari biteganijwe. Abamuhigaga babonye umwanya uhagije wo kumugabaho igitero, nabwo bakoresheje urundi rubombe runini barurasa mu cyerekezo yari arimo. Rugisandara, umwe mu bashinzwe umutekano babanzaga imbere y'imodoka zimutwara ahagarara hejuru ku ipikipiki yaratwaye, avuze induru mu rurimi bita twi, ati Nkrumah no, Nkrumah wo moto bombe, ngo Nkrumah yapfuye. Arapfuye Nkrumah bamurashe ikibombe. Imyotsi n'igihu cy'umucucu bikimara kuvaho muri icyo kivunge cy'abantu benshi, 55 muri bo bari bahakomerekeye bikomeye, ariko hapfa 2. Umukobwa wa Nkrumah, Samia Nkrumah, nyuma yaje kuvuga ko nubwo hari izindi ndwara yari afite, ariko asanga ashobora no kuba urupfu rwe rufitanye isano n'ibikomere yakuye ku Rugungu, kuko n'ubundi shrapnel cyangwa ibice byavuye ku isandara ry'iki gisasu bikamwinjira mu mubiri, bimwe ngo batigeze banabimuvanamo. Ibindi bitero 2 nabyo by'ibibombe atari amasasu mato mato byongeye guturikirizwa umunsi umwe ku ya 7 z'ukwa 7 mu 1961, byose bigambiriye n'ubundi kumuhitana. Kimwe cyanasandariye imbere y'inteko ishinga amategeko gishwanyaguza ikibumbano mu isura ya Nkrumah cyari kihashinze. Ibindi bitero 2 nabyo by'ibibombe ntabwo byabashije guhitana Nkrumah ku itariki ya 2 mu kwa 9 mu 1962, icyo gihe byakomerekeje abandi 63 bihitana umuntu umwe. Abamurwanyaga abari bagambiriye kumuhitana byanze bikunze, kugeza ubwo bemeraga bagashinga ibibunda biremereye ahitaruye aho yagombaga kuba ari, bakamupima ibibombe mu gihe byabaga bigoranye kuzana imbunda zigendanwa hafi yaho yabaga aherereye. Nanone urundi rusasu rwasandariye ku nyubako y'ibiro bye mu gihe we yararimo yakira abashyitsi be, nuko barimo bacuranga uturirimbo twiza basoma no ku mivinyo baguwe neza rwose. Hongera kwaduka urundi rubombe runini mu cyerekezo cyabo ku ngoro y'umukuru w'igihugu Flagstaff House, rwiyesa ku butaka ho mu busitani aho ibirori byaberaga. Byahagaze ubwo bongera kweguka umwe atakibishoboye, yaramaze kuhapfira, benshi barakomerekera.
ikindi gihe uwamuhize kenshi cyane nawe yateguye undi mugambi wo kujyana imbunda akajya kumutegerereza ku kibuga cy'indege ubwo yari arimo kubuka mu Buhindi mu ruzinduko rw'akazi, ariko uyu mugambi uza kuburizwamo mbere y'uko nyirawo awushyira mu bikorwa. Ibitero byinshi byagambiriye kumuhitana byatumye Nkrumah nawe birangira atangiye kumva neza ko benshi mu bataravugaga rumwe nawe bari inyuma y'ibi bitero. Abo bari abantu nka Taiwa Adamafio, Akua Jay na Kofi Kreb. Kurobo Edusei wari minisitiri w'ubuhinzi yivugiye ko mu ishyaka ryari ku butegetsi CPP basabye Nkrumah gukoresha ubuhangange bwose ashobora kugira, maze mu gihe cy'ukwezi kumwe gusa aba bose bagiye batuma abandi kuza kumwica bagatabwa muri yombi bakagezwa kuri Black Star Square, aho nta karubanda k'Accra bakaraswa bose. Ngo abandi bayobozi bakuru mu ishyaka babwiye Nkrumah ko ibi natabikora bazahagurutsa abaturage benshi bakerekeza muri gereza zitandukanye z'imbere muri Ghana bakabavanamo ku manywa y'ihangu n'ubundi bakabicira aha kuri Black Star Square. Nkrumah abuze ukundi yabigenza yemeye gushyiraho Protective Detention Act PDA kugira ngo abashinjwa kugira uruhare mu bikorwa bitandukanye byagiye bigambirira kumuhitana bose batabwe muri yombi. Ryari itegeko riha igipolisi ububasha bwose bwo gufata abo bashinja iterabwoba, urugomo no kugambana. Icyo gipolisi kikaba cyabamarana n'igihe cyose gikenewe mu iperereza batagejejwe mu nkiko. N'ubundi n'inzego z'igipolisi zari zishishikajwe cyane n'uko iri tegeko rishyirwa mu bikorwa. Ibi byanateye impaka zikomeye. Iri tegeko ryamaganiwe kure na benshi ndetse n'umuryango mpuzamahanga. Nkrumah aza no kurenzaho gutangaza ko Ghana ibaye igihugu kigendera ku bitekerezo by'ishyaka rukumbi ritagirira iryunganira cyangwa ngo ririvuguruze. Ibi biri no mu byaje gushimangira cyane igitugu byari bisanzwe bivugwa ko Nkrumah ategekesha abanyagana. Ibitero bigambirira kumuhitana cyangwa kumukura ku butegetsi byariyongereye cyane, ariko birangira n'ubundi ahiritswe ku itariki ya 24 z'ukwa kabiri mu 1966 mu kagambane k'abasirikare n'abapolisi katabuze no kugirwamo uruhare n'intasi z'abanyamerika za CIA. Icyo gihe hashingiwe ku buryo nyir'ubwite n'abandi batandukanye bagiye babigarukaho. Muri Ghana hariho politiki nyinshi cyane umubare utari muto w'abaturage batakunze muzashinzwe na Kwame Nkrumah, zirimo nizo guhamagarira abanyafrika bose ngo baze kwiturira mu gihugu cye, bakemeza ko yaragambiriye kwerekana ko ubumwe asaba abandi banyafrika gushyira mu bikorwa we ngo yaba yararangije kubiberekera nk'urugero, bigakorwa mu gihe nyamara umubare w'abimukira n'ibibazo byose bijyana nabo ibi byose byari ku kigero kinini cyane muri Ghana. Kwame Nkrumah bamushinjaga kugambirira kwigira nk'umwami wa Afrika ashimisha abandi, ariko imbere mu gihugu cye ibye mu buryo bwa politiki batabisobanukirwa neza. Reka tugaruke rero ku nkuru ya nyakwigendera Sergeant Major Salif Dagarte warindiraga umutekano Nkrumah. Uyu yamurinze mu bitero bitanu byose, ariko birangira arasiwe ku ngoro Flagstaff House yitangiye perezida yarashinzwe kurindira umutekano. Salif Dagarte n'ubundi yari yararinze umutekano wa perezida Nkrumah ubwo yagabwagaho igitero cya gatanu. Byari ku itariki ya 2 mu kwa mbere 1964 saa 7:15 ku manywa y'ihangu, ubwo Nkrumah nawe yavaga ku biro yerekeza Christian Borg Castle aho yaragiye gufatira amafunguro y'amanywa. Nkrumah yasohotse muri iyi nyubako aherekejwe na Bwana Dagarte wari ushinzwe umutekano we ndetse n'undi mupolisi umwe. Dagarte yari afite ubunararibonye buhambaye mu byo gucungira abategetsi umutekano mu masomo yahawe n'Abongereza. Ako kanya hahise havuga urusasu, uwarashe n'ubundi yari umwe mu bashinzwe umutekano baraho ku biro by'umukuru w'igihugu. Uwo byahise bimenyekana ko yari umwe muri bo witwa Constable Ametewe. N'urusasu yararashe yegeranye cyane na perezida Nkrumah. Ako kanya umushoferi w'imodoka yari itegereje perezida yahise yatsa arahunga, kimwe n'undi mupolisi wari umuherekeje, ariko Salif Dagarte asimbukira Nkrumah amwigeza hirya ahashoboraga kuboneka ubwihisho ku buryo wari kumupima amasasu yari kuba atamubona neza. Bombi bagumye aho yubarara kuri perezida Nkrumah, amasasu yose barashaho abari wafata. Mu kanya kakurikiyeho Dagarte ahita hapfira. Uwarasaga yarakomeje kugeza amasasu abiri yahamije Nkrumah, ariko kuri iyi nshuro bulletproof bambara amasasu ntacemo, iyi niyo yatumye adakomereka. Constable Ametewe yakomeje kurasa, isasu rya gatanu yagiye kurisohora Nkrumah yarangije kumenya neza ibyari biri kumubaho, abona neza ko na bulletproof yatobotse namuva ku mubiri, aho yahise yumva neza ko andi masasu namugeraho ataza kubura kumuhitana. Iruhande rwe Salif Dagarte wamutabaye kenshi nawe yari umurambo, yahise ahaguruka aho yiruka wenyine atabaza cyane ngo hagira abamurengera ati nyabuna mu ntabare barimo barandasa mutabare rwose. Kuri iki gitero ibiro by'uwari uhagarariye Ubwongereza muri Ghana byabigarutseho, batubwo Constable Ametewe yarimo amisha urufaya rw'amasasu kuri Nkrumah. Abandi bapolisi benshi baraho basaga nabihishe ku bikuta n'amadirishya, ariko nta numwe wanyeganyeze. Mu bandi baraho umwe muri bo ngo aza kuvuga atari kwaba nabo nta kigenda cyabo rwose, barongeye baramuhushije koko. Nkrumah yavuye aho yirukanyira mu gikoni, ariko Constable Ametewe amwirukaho n'imbunda mu ntoki akomeza kumukurikiza amasasu kugeza musanze aho mu gikoni baragundagurana. Nkrumah abasha kumutera umugera hababaza cyane ku bagabo hagati y'amaguru agwa hasi, mu gihe Constable Ametewe yari arimo azanzamuka yagerageje kubyukaho, ariko ni nabwo abasirikare n'abandi bapolisi benshi bahise bahahinguka bamuta muri yombi. Mu minota 30 yakurikiyeho byageze saa 8 ziburi minota 15, abapolisi benshi n'abasirikare bahururanye ibifaru n'imbunda ziremereye baje kugota aka gace kose ibiro by'umukuru w'igihugu Flagstaff House bibarizwamo.
mu mujyi wa Accra ku murwa mukuru abantu ntabwo bamenye ibyari byabaye. Icyo gihe bo bikomereje imirimo yabo n'ingendo, ntihagira n'amakuru n'amacye asohoka aho muri ako gace k'ibiro by'umukuru w'igihugu. Ibyahabereye bigumaho kugeza saa 10 zuzuye ubwo bumvaga mu makuru kuri radio y'igihugu ko hari ikindi gitero nanone cyagabwe kigambiriye guhitana perezida wabo Kwame Nkrumah. Coste Bameteo wagerageje kwica Nkrumah icyo gihe yatawe muri yombi, mu gihe Salif Dagarte yahise agirwa intwari y'igihugu ashyingurwa mu byubahiro byose n'imihango itegurwa na leta n'igisirikare, ndetse leta yiyemeza no kwita ku muryango we babaha ibyo bakenera byose mu mibereho ya buri munsi. Kwame Nkrumah nawe mu nyandiko ze yaje kugaruka kuri iki gitero avuga uko byagenze. Ati nari ndimo nsohoka mu biro byanjye njya gufata amafunguro yo kumanywa, nuko twumva urwamo rw'amasasu bugira kane. Umwe mu bari bashinzwe umutekano w'ibi biro niwe warasaga. Yari umuswa cyane, umupolisi utazi gukoresha imbunda ye gusa, ntabwo yarazi no gupima no guhamya. Nubwo isasu rya gatanu yabashije kurihamya Salif Dagarte wageragezaga kweguka ngo amurase nawe akamutanga kumubona, nabwo ni byari byaramutse kuba. Ntabwo nzi niba yararashaze neza ko aza kumuhamya. Uyu mupolisi yakomeje kunyirukaho agerageza kunkubita ikibuno cy'imbunda, ubundi tujya mu mitsi mushyira hasi ananirwa no kunyeganyega kugeza igihe abaje batabaye bahadusanze uko, ariko nawe sinzi neza ikintu yari yarangije kunkubita ku ijosi. Uku niko Salif Dagarte wari ushinzwe umutekano wa Perezida Nkrumah, izina rye ryasigaye mu mateka yose nk'umwe mu barinze umutekano w'abakuru b'ibihugu, warinze uwo yari ashinzwe kurinda agashyira inshingano ze mu bikorwa kugeza ku bwitange bwa nyuma bushoboka mu kazi nk'aka, guhitamo gupfa urengera ubuzima bw'ushinzwe kurinda. Sergeant Major Salif Dagarte wari umusirikare wa Ghana n'undi mwirabura w'ubutwari bugarukwaho mu mateka ya gisirikare. Ibirari by'ubutegetsi kuko ejo hari none